twese ku isi icyo dushaka ni ukuba inshuti n'amafaranga, kandi ubiyafite aba yifuza kugira niyongeraho. Ngiye kukuganiriza muri ino video uburyo bune amafaranga abonekamo n'uburyo yiyongera, kugira ngo tugire ubumenyi bw'uburyo nayo dufite tuyacunga se cyangwa twatracta amafaranga. Abahanga bakunze kuvuga ko amafaranga ni nka rukuruzi, aba attracted bitewe n'ibyo uyakoresha n'ibikorwa ndetse n'aho uherereye, Kigali ugendamo, abantu mugendana, ibyo wize, ibyo ukora, ibyo byose bishobora gutuma umenya uburyo amafaranga aboneka. Uburyo bwa mbere amafaranga ashobora kubonekamo, abantu benshi cyane cyane mu Rwanda babona amafaranga yabo biciye mu cyo twakwita salary cyangwa se umushahara. Mu Rwanda abantu benshi tubona amafaranga biciye mu mushahara, kubera ko akantu ko gukora business biracyari gakeya, nubwo bahari ariko si benshi bahagije, kuko haracyari ahantu hari gabo kandi dushobora gutangira kubona investment. Uburyo bwa kabiri umuntu ashobora kubona amafaranga kubera yuko yakoze business. Ushobora gukora business ikaguha amafaranga buri kwezi cyangwa se buri munsi cyangwa se buri munota, bitewe n'ibyo ukora. Amafaranga yawe ashobora kwinjira biciye muri business yawe. Aha gatatu, ushobora kubona amafaranga uyabonye mu cyo twakwita nka donation support, sibyo? Ushobora kubona amafaranga yahawe wenda n'ababyeyi, hari impano se cyangwa se funds, wakoze application runaka utsinda baguhaye amafaranga, ni uburyo ushobora kubonamo amafaranga. Uburyo bwa kane, which is very most kuri aba bantu batatu bose, aho ushobora kugira amafaranga menshi, ni uburyo bwo kuba wayabona mu giciye mu kintu twita investment. Twese iyo tugeze kuri iki gice duhita dutekereza noneho icyo twakwita iterambere, sibyo? Kugira ubukungu. Ni gute wagira ubukungu ukoresheje uburyo bwa investment? Buriya ibi byiciro byose iyo urimo ukora amafaranga nk'umushahara bakaguhemba, ugakora business ukinjiza buri munsi, ukaba wayabona muri uburyo butatu tuvuze, sibyo? Hanyuma ugakora investment, amafaranga yawe uri kugira ngo azakuviremo icyo twakwita ubukungu. Ni gute rero sasa umuntu wese umaze gusobanukirwa ahita avuga ngo noneho ngo nashora imari muri ibintu biriya na biriya. Aya mafaranga muri ubu buryo bwose wayabonamo aba yakuvunnye, aba yakubabaje, uba yataye icyuya. Ni mu gihe iyi si niko idusaba gukora cyane. Niba ugeze hano, kora follow nitwa Havugimana, tujye kuganira uburyo wakora investment kugira ngo ugere ku bukungu, n'amakosa abantu bayakoreramo n'imyitwarire itari myiza ishobora kukuranga bigatuma ya mafaranga wabonye akuvunnye nka salary, ya mafaranga wabonye uvanye muri business mu majoro utaryana udasinzira nta kintu ukora, wavunitse pe, ukora kuva kwa mbere kugeza ku cyumweru, ya mafaranga wahawe n'ababyeyi, inshuti, abavandimwe n'ibindi bigo, ushobora kuyarangiza mu ikosa rimwe ryo kuba wakora icyo bita investment ariko utakarikiye icyo bita risk, utazikarikiye cyangwa se udafite ubumenyi bwo gukora investment igira ubundi level enye. Ndagira ngo bacishe muri izo level enye, wowe uze kureba ahantu uherereye, noneho uvuga ati urwego ndiho ntabwo ndi umwinvestor mwiza cyangwa se ndi umwinvestor mwiza wo kuba nashora amafaranga. Nusanga urwego runaka ari ruri, urahita umenya ikindi ugiye gukurikira. Ndabinginze ahantu uhatega amatwi kuko they are important. Turaza kwifashisha nk'igice twakwita nka triangle kugira ngo tuze kureba inzego eshanu za aba-investor babarizwamo. Bitewe n'aho uherereye, amafaranga yashobora kugupfana ubusa cyangwa akaguteza imbere. Urwego rwa mbere ni hano hasi, ni wa muntu uhembwa amafaranga nka salary cyangwa se muri business, yarangiza agakora icyo bita spend, ukayakoresha kurusha more than you earn, sibyo? Wewe wakoreye amafaranga wayakuye muri business, ariko icyo ukora urayaspendinga mu bintu bidafite umumaro, mu cyo twakwita liability, sibyo? Amafaranga yawe aragiye, urayashoye, uguze imodoka, uguze inzu yo guturamo, uguze ikibanza ahantu mu cyaro kitazapfa kugera, nubwo nabyo atari bibi, ariko amafaranga yawe uri kuyashora mu guspendinga mu bintu bikomeza gutwara amafaranga kuruta uko biyinjiza, mu myenda, mu gusohoka, mu kwinezeza. Nubwo ari ingenzi, ariko si ingenzi cyane iyo watangiye kuba umuntu ushaka gukora amafaranga biciye muri investment. You have to be serious more kugira ngo wirinde guspendinga cyane kurusha ayo winjiza, kuko abantu benshi usanga yinjije nka miliyoni 10 ariko ugasanga abaye ubuzima bwa miliyoni 12. Think before you spend your money.
don't eat your capital anyhow, okay? Step ya kabiri, umuntu ashobora kubona amafaranga yarangiza akayakora icyo bita save to the bank. Wafashe amafaranga yawe ntihagire banki tugira n'ibibazo, uyashyize kuri banki, aya mafaranga yawe azaba eaten by inflation. Amafaranga yawe nubwo yashyize hariya, inflation izayakoraho, uri kuyashyira kuri banki, iri kuguha inyungu, ariko inyungu iri kuzaho bitewe n'aho ibihe bigeze n'ifaranga n'uburyo rigenda rizamuka ni ikibazo. Ariko ugasanga uri gufata amafaranga yo kugira ngo investinge neza, ukaba yashoye hariya hantu aho amafaranga ari kugrowing, ariko akagrowingana aribwa n'icyo twakita inflation. Nabizi ubukungu muzi inflation ari uburyo ifaranga rishobora guta agaciro cyangwa rikakongera. So iyi ni stage ya kabiri y'aba investors. Ahangaho utangiye gusirimuka ukumva ko gushyira ngo amamiliyoni kuri konti yawe, wareba kuri balance ukareba hari 100,000 uvuga ati wow, this is where I want. Ukumva wishimiye just ko ufite big number on your account. This is not being investor. Wowe uri gushyira amafaranga hariya for others benefits, ariko ku nyungu zawe you are losing your money. Stage ya gatatu, which is important, abantu noneho barasirimuka. Bamara gusirimuka bagahita bavuga ngo they give their money to expert. They give their money to experts. Ngomereza aya mafaranga ngo ngushorere, ngo nushora hano ngo turakumanagingira aya mafaranga yawe ngo tuyakuze, ngo zana miliyoni 2 tuzajya tukungukiraho 2%. Shyira hano, shyira ngo ni abantu bo basobanukiwe iby'imari n'amafaranga na investment, bashobora kukwaka amafaranga yawe ngo ya investing. Aba bantu bari kuri iki gice cya gatatu bahora bafite ubwoba bwo kuvuga ati mbyikoreye nayahomba, ariko kubera ko Straton numvisha avuga ibintu byo gushora buriya nyamuhaye ashobora kubishorera neza bigakunda. Yego nshobora kubikora, ariko witonde, ayo mafaranga niwe wayavunikiye. Iyo yahombye ushaka umuntu uzaha responsibility kuko atumombereje amafaranga n'ubundi bla bla bla. Ni nayo mpamvu muri no minsi tujya tubona ibintu byinshi biza nka scam. Okay, aba scammers baraza bagakubwira ngo investinga muri bya bintu bita pyramid scheme cyangwa se ponzi. Aya mafaranga ngo nuyashora hano ngo ndunguka gutya, ngo wowe bozana ngo hari imishinga y'ubuhinzi ngo ushyiremo gutya ngo tukungukire. Banyarwandakazi murinda amafaranga yanyu guys. Umuntu kuba yategura umushinga akakubwira ko azakungukira amafaranga, nyamara wareba investment nta nazayashoka ubona ntiyafatika. Akakubwira ngo gura izi product ngo kugira ngo ubemo, hanyuma ujye uzigurisha ariko ngo uzane abandi bantu, ukumva ni umushinga uteguye gusa ukumvisha uburyo uzakira bikoroheye. Hanyuma ukizera ibyo bintu ugashyiramo amafaranga yawe wakuye ku maraso wabonye, wakuye ku nshuti wagujije n'ibindi bintu byinshi. Guys, aho hateye ubwoba kuko abantu we need to understand ko harimo abantu nyine bazi gukoresha leverage of your money, cyangwa se gukoresha amafaranga wavunikiye bakwereka ko ngo bazakwiinvestinga. Iyi level ya gatatu iragoye kuko abantu batarayisobanukirwa ni benshi, kandi babonye amafaranga akavuga ati mbonye ahantu nashora udufaranga twanjye tuzajya twunguka n'ubundi ndi no gukora ka kazi ntireka ntwashye. Warangiza ukizera ko uzashyira ahantu miliyoni ikavamo miliyoni 10 mu gihe cy'umwaka. Ese wabukora iki? Reka twizere ko bishoboka, ushobora no kuyabona. Niko za ponzi zikora, urayabona abambere barabona ariko birangira abantu babahombye. So ndagira ngo nkugire inama nanjye nyigira kugira ngo twirinde gushora amafaranga tuyaha abandi bantu mu bintu tutazi neza tudafite n'ubumenyi. Inshuro nyinshi nabajije uyu muntu investinze amafaranga ukamubwira ati ese biriya bintu bikora bite? Ngo mani bari ahantu gushyiramo amafaranga ngo bakajya bakungukira kabiri. Ntawe uzi uko bikora, wowe uzi ibyo bakungukiye. Bakorera ese bakorera mu mujyi, hanyuma se bakora iki? Ngo nyine hari ibintu bayashyiramo by'imishinga. Iyihe mishinga se ifatika? Ntuzi aho biva. Wowe icyo bagukoze no kukwereka imodoka uzaba. Iyo aba basikama bari kugira they just bakoresha icyo bita irari ryawe no kugira ngo bagukundishe ibyo ushobora kuzabona. Ngibazo uguze inzu ku myaka ya 20, ngibazo uvuye mu ishuri ngo sura scam. Investor are the one ngo ntiwize cyane bakunze gufatirana batize cyane kuko nibo bantu bahora bafite complex de inferiorité yuko ngo
abantu bize ushobora kumurusha amafaranga. Iyo ni baraka ya Mwenyezi Mungu. Kuko Imana yaguha amafaranga warize cyangwa utarize ntabwo ari ibintu bidasanzwe. Harimo abantu tuzi baba billion batigeze bajya no mu ishuri. Yewe ahubwo wa umuntu akazaga akazi wa muntu wize ufite na za PhD. Iyo ni imigisha y'Imana. Hanyuma kuba wowe udasobanukiye ikintu umuntu agahita akakubwira ngo noneho ngufasha amafaranga yawe ngo ukayashora hano ngo wajya wumuka, ntugire igitekerezo cyo kuvuga ngo ese wabanza nkabaza, ese wabaza byibuze inzego z'ubuyobozi, ese wabaza abo bireba ko buri kintu kigira ikigo kikigenga mu Rwanda, ese wabaza inshuti yanjye isa kwisobanukiye. Kubera iki umururumba n'ubwo gushaka kwikunda ngo no kugumana amakuru ngo ntamubwire ikigiye kunkiza bishobora gutuma uhomba amafaranga yawe menshi kubera kutabaza. Ego yo kutabaza iragatsindwa n'Imana. Mu nzira y'iterambere ugomba kwiga ikintu bita to ask experts cyangwa se kubaza abakurusha amakuru, kuko ikintu cya mbere nta makuru nta nkuru, nta makuru no story, no pain no gain. Ibyo jambo nibyo bakubwira ngo no investment no money, bakabikwigisha gutyo ukabyizera. Nyamara they are eating your money. Be serious kuri no level ya gatatu. Abantu bo kuri level ya gatatu twita ngo so called investors, bo baba banatekereza ko bashobora guflipinga udufaranga dukeya tukaba amamiliyoni menshi. Aha ngaha naho usanga abantu bavuga ati ngo mani ngo nta risk na bidanje, agahita ajya muri za betting mu duki turiya tuntu twose nyine dutuma ushora makeya ukunguka menshi mu gihe gitoya. Bake birabahira, abandi bakabipfiramo, abandi bakabatereza amazu, abandi imiryango ikabananira, just kubera yuko investment yabo ntabwo iri valide, iri kugaragaza icyo twakita speculation. Hari video nakoze mvuga kuri ibyo bintu. Nayo ndimo nsobanura four drive abantu bajya batwibamo amafaranga. Ya mbere tubona ko ari umururumba, greedy and speculation. Iya kabiri tubona ko ari ubwoba, kugira igihunga, ubwoba ngo biragenda gute, hanyuma bakagutwaramo amafaranga. Ya gatatu ni mu buzima harimo scam nyinshi, ngo kuri imiti, ngo kubera ko twanga gusaza, ngo kuri amavuta ukabagura amavuta kwangiza uruha kwica just because you want a good life. Ni izina y'ibyiza no kuramba bakadutwaramo amafaranga. Iya kane nari navuze ko ari igihe amafaranga yawe urimo ufata inguzanyo nyinshi kugira ngo ube, kandi igihe cyose utunzwe n'inguzanyo ubuzima bwawe buba buri kujya mu kangaratete aho kugira ngo uzamuke. Level ya kane, which is the serious investors level, niyo twakita professional investor. Investor. Noneho ngaha ubutangiye kuba pro, professional. Noneho ikintu cya mbere ubanza kumenya uvuga ati okay, nabonye amafaranga salary, nabonye amafaranga biciye muri business, nabonye donation, nabonye fund. Yewe hano dushaka twanakongera n'indi ya gatanu, nakita ko ushobora kubona amafaranga mu buryo bwa loan n'inguzanyo. Birashobora kuyikoresha neza ikakungura. Uyu muntu we ikintu cya mbere akora arabanza akiga, kwiga no gusobanukirwa ibintu niyo nzira ya mbere yonyine iza kumugera ku iterambere. Ushobora kugira amafaranga ukafungura business, wamara gufungura business ukabura ubushobozi bwo kumanaginga, gukora accounting, gucuruza, selling skills, gusora bikakuyobera, ukibagirwa gusora bakagufungira. You need first to run. Aba bapro kuri no level bo barabanza bakiga, akumva ko skills afite nizo zizatuma abona amafaranga. Skills and knowledge, iyo yamara kubimenya agahita asobanukirwa which sector ashaka kuinvestingamo. Sibyo tuvuga urashaka kujya mu bintu bya real estate, bansobanukirwa bikora bite, bakodesha gute, bagura ubutaka gute, nihe wagura bunguka, wabukoresha iki. Urashaka gushora mu bijyanye wenda n'amabuye y'agaciro, bikora bite. Urashaka kujya wenda kugura uburyo gufata amafaranga yawe ugashyira mu bikorwa by'ubuhinzi. Ubuhinzi ni gute? Agribusiness, ubuhinzi bw'umwuga bwinjiza amafaranga ukora gute, ukabanza ukabisobanukirwa mbere yuko ujya gushora amafaranga yawe. Aho nibwo utangiye kuvuga ngo waba a good investor, professional. So no kuvuga aha ngaha ubutangiye kuba investor mwiza. Bityo mbere yuko ufata amafaranga yawe ya salary ukumva ko wayashora muri ya level ya gatatu ugahita ugira amamiliyari, mbere yuko ufata amafaranga ukayaspendinga uko ushaka, mbere yuko uyashyira kuri konte, at least banza wivuga ati ubundi ndashaka gushora muki, ni iki kizangiza, ese bigenze ni right. Numara kubisobanukirwa then tuzahita tumuvinga kuri last stage of investor, ariyo twakita aho uyu ni aba capitalist investor. Buri utekereza ko Elon Musk isa amafaranga aba afite mu ntoki zifite ziriya trillion, amafaranga afite mu mastock, afite ku
masoko y'imari n'imigabane, mu bikorwa n'ahandi hantu. Aba bantu bo ntabwo baba taxed kubera iki? Amafaranga yabo, they try to make sure they will not have money. Icyo bakora, they leverage money. Bakoresha icyo bita leverage. Araza agafata banki, kuko inguzanyo amafaranga ya banki burya ntabwo atanga umusoro. Inguzanyo ntabwo atanga umusoro. Kubera iki? Iba yaje ari nk'inguzanyo. Mu gihe icyo bita umusoro tuwutanga umusoro ku nyungu. Okay? So uyu muntu icyo akora, afata amafaranga y'abandi bantu agakora icyo twakita yubaka system imukorera yaba hari cyangwa adahari, hanyuma agafata amafaranga y'abandi akaba ariyo akoresha. Tuvuge nk'urugero, agahita ashyira ku isoko ry'imari n'imigabane, agashyiraho imigabane 500, abantu bakamuha miliyoni 500, agahita yubaka uruganda wenda rutunganya ikawa, yamara kurwubaka ukamwungura, akajya atanga icyo bita dividend. Okay? Yamaze gutanga izi dividend, nawe asigarana inyungu. Wibuke ko yakoresheje amafaranga ataraye. Sinzi icyo kintu niba mucyumvishije. Hano hari abakoci benshi b'inshuti yanjye, coach ari ndamusuje, ajya akunda kuvuga ku bintu by'imari n'amasoko n'iki, ariko kugira ngo bifashe wa muntu uri hariya. Ariko aya mafaranga duhereza muri biriya bigo by'imari, bayakora icyo bita investing those money. Nimba tuvuze ngo Simerwa yashyize hanze imigabane wenda 5,000 ifite agaciro ka miliyari ziniza. They use your money to invest mu bintu bizamura amafaranga, hanyuma ku nyungu bakazaguhaho cya bintu twise dividend. Aba bantu rero bageze no bakafite muri capitalist level of investment, nuko ngo they use others money to invest your money in business that generate money, and then bagasigarana amafaranga nawe bakaguhaho makeya. Bityo na ba muntu muza kugura y'imigabane abayigiriye neza, kubera yuko abaguze mu bigo bifite gahunda yo gushora amafaranga mu mishinga y'iterambere. Berekereza basobanura uburyo amafaranga yagukunda n'uburyo wayakunda, wirinda kuyahombya, kuyabika kuri banki uko wiboneye for nothing. Ushobora kuyashyira kuri interest ariko ukareba nimba iyo interest irimo yongera amafaranga yawe, ukareba inflation y'igihugu bitewe n'aho uherereye, and then ukirinda kujya muri iyi level ya gatatu yo guflipinga mu dufaranga dukeya through scam, through ponzi, through pyramid, through gambling, through speculation and the other things related to that. Okay? And then ukahitamo inzira yo kwiga. Guys, mureke tube professional investors. No mu gihe utarabona amafaranga, at least bawiga, shaka ubumenyi, wige, usobanukirwe. Kuza kubwira umuntu ngo hey, nabonye wigisha bino bintu wanyigishije, nzakwishyura this amount, bigutwaye iki? Kubera iki dufite ego yo kuvuga gatazagira ngo ngewe ngo ngandusha ubwenge. Ufite amafaranga nibyo, kandi amafaranga agura ubwenge. Ushobora kugura igitabo ukagisoma, ushobora gushaka umwarimu akakwigisha. Niba waraciye mu ishuri ugahura na mwarimu akakwigisha kwandika, ukamenya kwandika izina ryawe, ukaba waragiye kwa muganga ugahura na muganga akakuvura kuko yize kuvura, ukaba waragiye mu muhanda ukiga gutwara imodoka cyangwa se abashoferi badutwara, bivuze ngo you need to run. Mbere yo gukora na investment ukeneye kwiga. Aya marangamutima n'ubwibone bwo kwanga kuba submissive ku bantu bagiye kutwigisha ngo tunabishyure baduhe ubumenyi, ibyo bizatuma iterambere ryawe rihora ricagase iteka ryose. Igihe cyose kwiga birasaba. Ibaza ko no gusenga bigusaba kwiga. Nimba ari Quran ku Basilamu, niba ari Bibiliya ku Bakristo, niba ari Ababuddhist, ubona bafite ibindi bitabo basoma kugira ngo bagire iyo myemere. Kubera icyo udashaka kwiga about money, hanyuma we wabona amafaranga ugahita ushaka kuyashobora gutyo gusa, ugahita ukada let me invest. Bakakubwira ngo hano ari mu Rwanda twese turi gukora business imwe yo gukora copying, sibyo? Turi gukora copying business. Mugenzi wafunguye shop imyenda, nawe tufungura shop imyenda. Mugenzi wafunguye shop yo gucuruza inkweto, nawe tucuruza inkweto. Mugenzi ese twese bimeze biti, isoko ringana gute? Kubera iki turi gukora copying business. Dushobora no gushaka hari n'izindi industries ikifite mu gap we can invest in. Guys, let's be serious. Anyway, reka ndekera aho ngaho. Nitwa Strato Havugimana, hani kuri Theologic. We talk about investment, money, business, mindset shift, change, growth, relationship. Aho washaka any support waduhamagara, not by free. Anyway, bigeze, let's be serious. Reka twige noneho kugira icyo twinvestinga kugira ngo tugire icyo tugaininga. Peace and love. For a follow, subscribe, comment and share. Don't forget to contact us in any case you might need support related to the business. Bye.